mfungwa ibyo yanditse mwarabibonye, yarazi ko nzahiramo ndagaruka, arakomeza ndihanangiriza, ndasaba, ndavuga please stop. Ntuma w'abantu bakorana ndababwira sinshaka ibyo bintu, urumva. So ari ukuntu rero umuntu agenda ukabona yakabije, rimwe ukaba wamusubiza kugira ngo tuze. Akagoregoresha ni nk'umubu nyine, urabona wa mubu cyangwa isazi ugira gutya, goregore rero buriya kugira ngo anumve biragoye nyine zakumureka. Ariko oya Skyroad yavuze ati Rugaju, it's the first I see you, I'm seeing you annoying. Ntabwo ari icyo kuba annoyed nyine, urumva hari ibintu byinshi ubona nyine ukabona ariko buriya nanone ukuntu ibintu biteye, iyo ibintu bisakuje nibwo bikemuka, urumva. Ndatekereza ko wenda n'ubutaha n'ubundi bizagenda bigabanuka. Akomeza nyine kubikora, tuzidefanda kuko hagushaka kwemera ko umuntu ajyaho bikaba ibibazo bingana uko bimeze. Ariko nyine reka tubireke. Hari abantu nyine ubaho umva ari ikibazo kabisa, wampomereye inyuma muri background hirya. Reka tubireke. Reka tubyihoreye, nta mpamvu ya nkangabo n'umuntu bigirira amahoro, bajarike n'abantu bigirira amahoro. None dasiko yemereye umuntu niba afite ikibazo kumva ko wamutuka nyine, ntabwo watwa abanyamakuru bose ngo bikunda, ntabwo babishobora. Kwizera ntabwo tumwita goregore, ntabwo ari twe twabimwise, ni abantu babimwise. Nese urabinshyiraho gute kweli? Bifite impamvu yabyo, bafite aho babikuye, bifite nyine n'ibijyanye n'uko yimereye. None se niba ariko bamwita kubera ko yitwaye n'ibyo akora n'uko ameze, uragira ngo mbigenze? Sinjye wabizanye, uranziza ubusa kabisa. Nzagira igihe cyo kubisobanura niyongera. Ubu mbaye mwihoreye, nta kintu kinini nshaka kongera kumuvugaho, ariko nyine iyo mikino ntabwo njye nzayemera. Ati Sylvestre banza itari bakoresha mwese, ati banza ari atari umurwa. Oya itose ubwo yakoresha abantu bose, ntabwo abakoresha bose ni kimwe.
Edith se ati Rugaju njyewe rero amagange reka kujandika amatiku oya humura nshuti yanjye. Abafana banjye bari royo hari ikintu nshaka kubabwira. Ntabwo reka nanjye n'igitangazamakuru nkorera ntabwo twajya mu matiku, ntabwo twajya mu matiku, muhumure rwose. Muhumure. Muhumure urumva ntiwarwanisha ikibi ntiwahora nyine ikibi cyose kivuzwe ugize kirwanwa n'ikindi kibi. Ntabwo ikibi gitsindwa n'ikibi, ahubwo habaho korohera abantu. Kandi nyine iyo uzi umuntu uhitamo nyine kumwihorera ukamwirinda, si ngombwa nyine kumera nkaho ushaka ko ibyo bintu biba binini ngo muhangane cyane. Ariko buriya iyo byagenze kuriya akavuga nka biriya nyine agapostinga nka biriya, ibyo byose uramwihorera bikarangira birikemura. So buri ibintu byinshi rero bibi ntabwo ari byiza ko ubisubirisha ibindi bintu bibi, urabyihorera birikemura. Urabyihorera nibyo byiza. Ntabwo radiyo Rwanda ibyo bintu yabyemera, ntabwo bishoboka. Ntabwo twe ariko dukora nyine, ntabwo duhanganye n'abantu ngo tuserere n'abantu. Oya mati tuzajya tuzogeza kuri radiyo, nuko radiyo yari yimutse ariko turahari. Ejo nzaba ni muri stade Amahoro tuzarebana match. Claudine ni umufana wanjye ukomeye. Claudine ndagukunda, nkunda kubona ubutumwa bwawe, nkunda kubona ubutumwa bwawe ahantu henshi. Claudine niba abafana baba die hard fan, wa muntu ugukunda kugera ku rwego rw'uko niyo hari ikintu kikuvuzweho asubiza umuntu wese. Claudine rero ndagukunda, ntabwo muzi, ntabwo twari twahura ariko ndamukunda. Njya mbibona ahantu hose kuri Instagram, kuri YouTube, ahantu hose. Ngabo ati ninde ugukoresha? Reka ngo abantu bankoresha bose ubumve neza, ahari ibintu nagufasha kumenya n'utwo tuntu tw'udupropaganda uburyo tudashoboka. Ndi umunyamakuru wa radiyo na televiziyo by'igihugu. Nkaba umunyamakuru w'umukonsultant wa Igihe, mujye mubona ibiganiro biba ku Gihe, Igihe Sport Club. Nkaba country brand ambassador wa Fortebet. Nkanaba n'umuvugizi, nkaba nshinzwe na sport event coordinator wa Kigali Universe. Ndumva iyo mirimo ine nabonye na Petit Frere Karikeza yaraje online. Iyo mirimo ine shimira Imana kubw'ubuntu yangiriye, atari uko ndi mwiza, atari uko ndusha abandi ubwenge, atari uko nkomeye, nta kintu ndusha abandi. Ntabwo nagira umwanya wo kujya guta umwanya kuri goregore. Umva ndi busy cyane ku buryo abanzi nka ba Karikeza nari mubonye online n'abandi ba Petit Frere banjye
nkaba ndi n'umusofu member, ndi no mu bantu bari muri staff ya soft, narembye bagiwe. Nkaba ndi no muri Gorilla ariho ndi gukora stage. Guys, mwese muza amasaha 24 ukuntu twese tubana make, twese ni waba ukora akazi kamwe, kugira ngo bashe kuvuga ngo nkoza akazi, nkoze siporo, su inshuti, ngiye gusenga, byose mujya mubona ko twese turyama dutinze kubera ukuntu umunsi nyine watubanye muremure. Ngira ngo abenshi turabihuje.